Intego mfite ni intego ivuga ngo inama umuntu yigira mu mutima we ni we nyirayo, ariko igisubizo kiva ku Uwiteka. Inama y'Uwiteka niyo ibyara igisubizo. Umuntu wese afashwe n'iri jambo. Turabasuhuje mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Kakarangwa TV. Uyu munsi turagarutse tuje kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye, nizere ko riraza kubanyura. Kandi nibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment. Rero reka duhe umwanya Evangeliste Devota atugezeho ijambo ry'Imana yaduteguriye. Murakoze cyane. Haleluya. Shalom shalom. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Tubanje kubasuhuza. Turashimira Imana yakongeye kuduha akanya keza ko kuvugana. Turashimira Imana yakongeye kutugarura kuri uyu murongo ngo tubashe kongera kuganira. Turashe ngo ngere ufashwe n'Umwuka Wera, ufashwe n'ijambo ry'Imana. Turashe kugira ngo herereye hose tukuzanire irindi jambo Uwiteka yaduhaye. Turabwira abadukurikiye bo mu Rwanda, bari hanze ku isi yose aho baherereye, kugira ngo umuntu wese aze abane natwe kuko dufite ijambo Imana yaduhaye ryo gushyitsa ku mutima wanyu. Reka tubanze dusenge. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana y'amahoro, ibyiringiro byawe kwizera. Mana uri umutabazi, izina ryawe nirihimbazwe. Watubereye Imana, warakoze. Turagushimiye ko udahakana ko kumva ijambo ryawe. Fasha udukurikiye aho aherereye hose, kandi buri wese mu mwanya wakomezwe nawe. Turi imbere yawe tugushimira ibyo wakoze, kandi tukuragiza n'ibisigaye. Tugiye gusoma ijambo ryawe, uze urisobanurire abera. Tugiye kuganira, uze udusobanurire. Ntutureke aho kubane natwe, kandi utubere Imana, mu izina rya Yesu Kristo wabambira gusa. Amen. Irebere nawe uko imbuto zakuze, amahundo menshi yuzuye mu murima. Ko bimeze gutya bizagenda bite nyir'umurima nahagera? Irebere nawe uko imbuto zakuze, amahundo menshi yuzuye mu murima. Mbese ko bimeze gutya bizagenda bite nyir'umurima nahagera? Amen. Imana ishimwe. Muri ibyo yaravuze ngo irebere uko imbuto zakuze, aravuga ngo amahundo menshi yuzuye mu murima. Ngo mbese niba bimeze gutya nyir'umurima nahagera bizagenda gute? Mbese niba turi mu isi tukabasha gukiranuka, tukabasha guhatana, tukabasha kwitandukanya n'iby'isi, tukabasha kubabaranamo nabyo, tukabasha kugeragezwa, tukabasha gutambuka, hakaba hakiriho ibihumbi birindwi bitarapfukamira Bayali bikivuga Imana. Mbese noneho bizagenda bite nyir'umurima nahagera? Mbese noneho iyi Mana twizeye yahageze bizagenda bite? Se turi kumwe n'Imana bizagenda bite? Inama umuntu igira mu mutima we ni we nyirayo, ariko Uwiteka, haleluya, niwe ubasha kuyisohoza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu Migani ku bice 16 kuva ku murongo wa mbere. Haranditse ngo inama umuntu yigira mu mutima we ni we nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Imigenzereze y'umuntu yose itunganira amaso ye, ariko Uwiteka niwe ugera imitima. Imirimo yawe yose yiharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Ikintu cyose Uwiteka yagitegekeye iherezo ryacyo, ndetse umunyabyaha yamutegekeye umunsi w'amakuba. Amen. Intego mfite ni intego ivuga ngo inama umuntu yigira mu mutima we ni we nyirayo, ariko igisubizo kiva ku Uwiteka.
hari igihe umuntu aba afite ibyifuzo mu mutima, arwaye se, afite ibibazo bimuremereye, ariko akabona we ibyo yifuza si byo ahise abona, agatekereza wenda nakira nkajya gusura abana ku ishuri, wenda nakira nkubakira Imana urusengero, wenda nakira nkajya muri korali, wenda nakira nkabasha gufasha abakene, wenda nakira nkabasha kubakira amazu abatafite, wenda nakira nkabasha kugera mu kindi gihugu runaka, wenda nanjye nazamuka. Ariko dusoma ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibyo wuba wibwira mu mutima wawe ni ibyawe wibwira, ariko ngo Uwiteka wenyine niwe ufite igisubizo kijya kibasha kuza kikuzuza ibyo wasabishije ururimi rwawe rwose. tukiri aho ngaho wenda ngize ikibazo ko hari igihe umuntu atekereza ibintu ariko bigasaba ko agisha undi muntu inama kugira ngo wenda ataze gufata umwanzuro uraza kumugiraho ingaruka mbi. Uwo muntu nta kindi kintu yagufasha. Inama nari nje kukubwira ni inama ivuga ngo wowe ubwawe ntuzagishe inama umuntu, kuko inama y'umuntu nta kintu imaze, aho Uwiteka niwe wenyine ujya inama ikagenda neza ikabyara umusaruro. Hanyuma hepfo akavuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, kandi nurangiza umwiringire. Urugendo uri gucamo ni urugendo rukomeye, yaba urugendo rwo mu isi ni urugendo rudukomereye, tugenda duca gutya mu mazi, amazi akadutembana, tugaca mu bihuru, tugaca ahantu hatameze neza, ariko urugendo rwawe nurwikoreza Uwiteka, uzaca mu mazi ntabwo azagutembana, uzaca mu mazi ntabwo azakurengera, umuraba uzaza uzagusiga, ariko urugendo rwe warukoresha Uwiteka uzava muri aya mazi amahoro. Ariko nutarwikoreza Uwiteka, aya mazi azagutembana, ibyaha bizagutembana, ibibazo bizagutembana, uzananirwa wumva urananiwe wicira inzira, n'uwicira inzira ibyara ibibazo, nuhura n'ibyaha uhure n'ibibazo. Hanyuma ijambo rikatubwira ngo wowe ubwawe ikoreze Uwiteka urugendo rwawe, nibwo bizagenda neza. Imana ihabwe icyubahiro. Rero reka bari badukurikiye tubashimire uburyo mufashijwe n'iri jambo, ariko nkiri aho ngaho natangaga ubuhamyaho agace gatoya. Mu by'ukuri naje gukura nkunda kwiga cyane, numva nyine nziga amashuri yose abaho n'atabaho, kuko nari nzi ubwenge cyane. Najyaga ku ishuri nkabasha kuzuza ikizami bakankata. Njye numvaga ko imibereho yanjye nzaba hari uko ayo mashuri nayize nkayarangiza, amashuri yose nkayarangiza, ariko Imana yari izi yuko nzabaho nkora umurimo wayo, cyangwa hari ayo nziga sinyarangiza, cyangwa yari izi yuko nzabaho mu bundi buryo. Hanyuma rero Imana ikajya imbwira ngo ni njyewe Uwiteka uzi uburyo uzabaho, ni njyewe uzi amashuri uziga hazarangirira. Wowe wiringira yuko uzarangiza yose, cyangwa wumva ko ariyo wubatseho, ariko akambwira ngo ni njye nzabana nawe. Nuko ngenda mbana n'Imana muri ubwo buryo. Ndashimira Imana yuko inama nigiraga muri njye yo kwiga nkarangiza, Imana yigiraga iyindi nama kubwo gukora umurimo w'Imana, kubwo kubana namwe. Yego simvuze ngo ntabwo nize, ariko uko nabyifuzaga ntabwo ariko byagenze, ariko nubwo atari ko byagenze, ndashimira Imana ko nta kintu njya nyiburana. Ndashimira Imana ko ibana nanjye, nayikoreza urugendo rwanjye ikabana nanjye. Nawe rero hari ibintu wahuye nabyo, wenda nawe wari wishingikirijeho nkanjye, wari wishingikirije ku bwenge nari ifite, hari icyo uba wumva wakishoborera, ariko nje kukubwira amakuru avuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe, nta bindi. Uwiteka nanone wumve ko inama wigira nta kiravamo, ahubwo inama y'Uwiteka niyo ibyara igisubizo. Umuntu wese afashwe n'iri jambo, ntimucogore, ntimucike intege. Imana iradukunda, ibana natwe, izatugirira neza. Wowe urwaye uri mu bitaro, wumve ihumure yuko Imana ije gutanga igisubizo cy'ubuzima bwawe. Wowe ufite amadeni, wumve ko Uwiteka azanye igisubizo. Wowe ubona byaranze, umenye ko byemeye, kuko wabikoreje Uwiteka nawe aje gukora n'ibindi. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusengere umuntu wese udukurikiye.
turagushimye Mana, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye kuko utwemereye isezerano ryiza rivuga ngo inama twigirana izacu, ariko wowe ufite inama utugira bikagenda neza. Turagushimiye kuko utwemereye ko urugendo rwacu tukirugukoreza uzatubera Imana, uducishe mu mazi, uducishe mu biti, uducishe mu bibaya, uducishe mu bigeragezo, ariko utubera Imana. Turagushimiye kuko waduhaye amasezerano meza. Fasha umuntu wese aho aherereye, ubutabazi bugere kuri buri muntu wese, kandi utubere ibyiringiro. Tugushimiye ko ufashije buri wese mu mwanya we, kandi ko uduhiriye, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen.